Reka twongere tubahereze ikaze kuri YouTube channel tubabwira ngo i Rusizi umugabo yihaye kinini cy'imbeba bitewe n'uko ngo umugore yamwimye akabizu, ndetse ibi ngibi bikaba byaje gutuma umugabo nyine ahitamo kwihereza ikinini cy'imbeba. Ibi ngibi byagaragaye by'umwihariko mu gitondo cy'uyu wa gatandatu tariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu 2025. Ibi ngibi niho byabaye muri kino gitondo nyine, aho ku isambiri byagaragaye ko umugabo yamaze kwihereza ikinini cy'imbeba ndetse ari gusambagurika, bamuhereza amazi barangije bamujyana kwa muganga. Ubwo bamugezaga kwa muganga batangiye kuvuga ko naramuka abaye muzima, dore ko kuva iyo saha kugerana n'iyi saha turi kuvugana isaa 2:05 z'ijoro, ntabwo umugabo arashiramo umwuka. Umugabo aracyari muzima, ariko abantu bari kuvuga ngo naramuka abaye muzima icyo bari bumukorere baramukubita inkoni 100. Nibamara kumukubita inkoni 100 nibarangiza banamufunge amezi 6, kubera ko ngo icyaha cyo kugerageza kwiyahura ntabwo ari icyaha kiba kigomba gukorwa n'umuntu w'umugabo kubera akantu k'amafuti nk'ako ngako. Ibi bintu ushobora kumva ukagira ngo ni imikino, ariko ndaje nkubwire wumve by'umwihariko n'ikindi kintu kibyihishe inyuma cyatumye uyu mugabo yiyahura. Byabaye mu karere ka Rusizi, mu murenge wa Nyakarenzo, mu kagari ka Karangiro, mu mudugudu wa Kiyovu. Ibi ngibi niho byabaye, ahitwa mu Kiyovu niho umugabo by'umwihariko yimwe n'umugore we akabizu, akavuga ati njye ngomba kwiyahura, ubundi ni gute umugore wanjye anyima akabizu naramwishakiye. Ibi ngibi byaje kuba ikibazo, ariko binagaragara ko nyuma y'uko amwimye akabizu hari ikindi kintu baje gupfa, ari nacyo kinakomeye tugiye kurebera hamwe. Ku isaha y'isaa 2 ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu 2025 z'umugoroba nyine, umugabo yashatse kumusoma, umugore arabyanga. Umugabo afite icyuma mu ntoki akimusharuza ku itama, amaze kukimusharuza ku itama umugore avuza induru, abantu barahurura. Uwo mugabo bamukubitagura inshyi nyinshi mu matama, amatama yiwe arabyimbagana. Amaze kubyimbagana umugabo bamujyana ku kagari bamushinja icyaha cy'uko ngo yarashatse kwica umugore we. Abantu bamusabira imbabazi harimo n'umugore wiwe, ararekurwa. Amaze kurekurwa ashyitse mu rugo mu gitondo aravuga ati njye ngomba kwiyahura, ni gute ubundi bansuzugura ngasebera imbere y'umugore wanjye bakankubitagura inshyi. Nyine urumva harimo bya byubahiro bitaba bishinga abagabo benshi baba bashaka. Ibi ngibi byatumye rero uyu mugabo ashaka kwiyahura, ariko mbere y'uko ajya kugura ikinini yabanje aragenda anyura ku ikabari nyine yari asanzwe ajya kunyweramo urwedesiya, urwita urwagwa cyangwa se inzoga z'intokatoki. Agezeyo yabanje anywa inzoga nk'uko bisanzwe, arangije arataha. Umugore agira ngo ni ibintu bisanzwe nyine. Habaye mu gitondo saa 2 nibwo umugore yinjiye mu nzu asanga umugabo ari gusambagurika, yumvishe mu nzu yumva ari kunukamo ibinini by'imbeba, ahita ahuruza. Baraza bamuhereza amazi. Bamaze kumuhereza amazi umugabo nyine ntiyaba agipfuye, kuko nyine murabizi ko uburozi bw'imbeba bwica vuba, ariko iyo umuntu abonye amazi hakiri kare akayanywa ntabwo aba agipfuye. Uyu mugabo amaze guhabwa ayo mazi bahamagaye nyine abasore b'urubyiruko, baramanuka baraza baramufata bamujyana ku bitaro bya Karangiro byegerewe hafi biri mu murenge wa Mururu, kubera ko byabereye ni mu rugabano rw'umurenge wa Nyakarenzo n'uwa Mururu. Uwo mugabo rero bamujyanye kwa muganga baramuvura, bavuga ko amahirwe menshi ahari ari uko ari buze kuza kubaho, kuko babimenye hakiri kare bagahita bamuhereza amazi. Bakimara kumva iyo nkuru, abantu bari bamuzanye bavuze ati araramuka abaye muzima nk'umugabo wagerageje gusebya bagenzi be agashaka kwiyahurira akantu k'amafuti nk'ako ngako, kandi bari bagiye no kujya kumufunga umugabo we akamusabira imbabazi. Baramukubita inkoni 100, ndetse n'abayobozi b'umurenge bahita bavuga ko bari buze kumukatira amezi 6 ari mu murenge, kubera ko igikorwa yari akoze ni igikorwa cy'ububwa. Ubundi nta mugabo uba ugomba kwiyahura gutyo gusa ngo ni akantu gato nk'ako ngako. Ibyo ngibyo rero biba bishatse kuvuga ko n'undi munsi wenda ashobora no gutekereza kubikora. Rero ibi ngibi biba bigomba kubera intangarugero abandi, akaba ariyo mpamvu ugerageje kwiyahura agafatwa, arakubitwa, agafungwa. Ikindi kandi bikabera n'intangarugero n'abandi bose baturanye bashobora kuba bagerageza gukora igikorwa cy'ububwa nk'icyo ngicyo. Uyu mugabo rero yari afite umugore n'abana 2, yitwaga Nsengiyumva. Uyu mugabo yatekereje kuba yakiyahura,
by'umwihariko ayo niyo makuru tubafitiye, ariko ikibyishe inyuma ni uko uyu mugabo nyine icyatumye ajya kwiba nk'uko nabikubwiye ni uko umugore ngo yamwimye akabizu, ariko biravugwa ko uyu mugabo ashobora kuba ari buze kuba muzima, kuko kuva mu gitondo bamugeza kwa muganga isaha y'isaa mbiri kugeza na n'uyu mwanya aracyarimo umwuka, kandi barabona ko ari kugenda agarura agatege umwanya ku mwanya. Ni uko rero bimeze, bari kuvuga ko naramuka abaye muzima bari buze kumukubita inkoni ijana, bamara no kumukubita inkoni ijana bakamufunga amezi 6, kubera ko nyine igikorwa yarakoze ni igikorwa cy'ububwa cyo gusebya abagabo muri rusange. Ngushimire ko abanye muri kino kiganiro, nkubwire ngo ndi Isa, uri kuri Rwanda Isa TV, kanda subscribe kuri iyi Rwanda Room TV, wahita uko ubishaka, wahita Rwanda Isa cyangwa se ukahita Rwanda Room TV. Impamvu ni uko njye ubagezaho ibiganiro ndi Isa, niyo mpamvu rero mugomba gukora subscribe kugira ngo tubone ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye. Dushimira ko subscribe ndetse n'abagiye kugura. Ciao ciao.